ababwiye ko ino application ari nyamerika ariko dore abanyarwanda ari kugenda bakuramwe amafaranga dore abo ni abanyarwanda ari kugenda bakuramwe amafaranga muri iyi application. So ushobora kuyibona ukagira ngo ni ibintu ngo byinuza. Iyi application ifite garanti y'igihe kandi nango ari nshyashya ku bantu basanzwe bazikoresha. Zina application zigenda zishyura amafaranga uva kuri bya bindi. So iyi application dutangire ku bagabo bameze uko nguko. Uyu yakoremwo idolari ibice 70 na bingahe, uyakoreramwa yangaya. Uyu mudage akoramwa amadolari 3. Portugal, mu Bwongereza, ibihugu byinshi biri kugenda bikura amafaranga muri iyi application. Dore ayo maze gukoreramo mu kanya gato nkimara kujoininga muri application. Dore ayo maze gukoreramo. So rero wowe usabwa iki kugira ngo ukoramo amafaranga muri iyi application? Nigeze mbakora video ariko impamvu nongeye kujyanye usubiremo nuko ngiye kwereka ko wakora password, kuko nasanze mwari mwanyuze kuri Google mutakoze password, kandi password niza atuma mwishyurwa nyine tu. Hari uburyo bwo guseti kuba wakwishyurwa, hari mu buryo bwa password ikenerwa. Rero muri video nateguye uko uraza gukora password, uko uraza gukora sign up, uko uraza gukora username, byose ugomba kubimenya muri video. So icyo usabwa no kora video gusa ukajya ku musozo udasitarusa n'ijambo na rimwe, ubundi wane nanjye ngore uko bikorwa. Imujye kwana sample moto abanyarwanda bakunda baza ku mutima, ariko ni buri mushya manzu kane subscribe kuri channel, nugende udakanze like. Niba twafashe umwanya tugakora video yacu kuko utaduhereza like kandi twakoze video kandi ibafasha. So muzayemo nakanda like, mukande na subscribe kubyo twakoze. So ngiye kwereka uko akora account nuko ukora amafaranga application. Ya application y'abanyamerika imaze igihe kinini ikora kandi iracyishyura. Proof zo zirahari, taza kwereka uko bikorwa n'abanyarwanda, taza kwereka uko bari kugenda bayakoreramo muri application. So mwakaze gikwereka uko bikorwa, imujye kwana sample moto abanyarwanda. Link yo muraza kwikura muri video description. Nabonye ari abantu bahita bagenda gakora account batamaje kura video. Ibyo bintu mubyirinde kuko ari abantu banyandikiye kuri WhatsApp bambwira ngo application imeze gute kandi munakoze video. Muzayi muramanza muri video ni muyirangiza. Ufite ikibazo ariho munyandikira muri comment cyangwa munyandikire kuri WhatsApp yanjye bafashe, ariko mwarebye video mbere. So gukora account muraza kwikora ariko nyuma y'uko murebye video. So manzu kane subscribe kane na like niburi mushya, ubundi komeze dukore ibintu byacu gake. Nyiza umwanya wawe mbereke uko akora amafaranga, umwanya wawe internet yawe, ubundi uyabikuro akugereho nkuko bino bigo byose muri Amerika, muri Portugal, mu Bwongereza, muri Canada bari kugenda akora muri application. Mwakaze kumbe uko bikorwa. Okay bantu banjye, nonge kugaruka nyibisanzwe. Ukimara gukanda kuri link yawe iri muri video description, irahita kugeza kuri page imeze uko nguko. Timebox iyi ni application imaze igihe, ifite garanti igihe kinini kandi irishyura. Akubwira ngo why join Timebox, ni iyo mpamvu yatuma ujoininga Timebox. We have been payout for 10 years. Anga tumaze imyaka irenga 10 twishyura. Anga ushaka uvuga ngo check out payment proof here, handitse see proof, uragenda ukakanda ukajya kuhareba kuri Facebook no bakugeza. So ariko twigeze dukora account ariko sinabereka uko akora password. Nasanze kugira ngo ujye gusettinga uburyo bwa payment bagusaba password, ugasanga hano nango biketinze before, ugasanga bibabayira ikibazo. Hano hejuru twakanze ko bita continue with Google, ariko umunsi none tugiye gukora account tunyuze hano hasi. Dore uko ari abantu batazi gukora account. Aha hari icyo bita sign up hejuru. Ibyo bya sign up na login uzabireka. Uzize hano hasi handitse email, ukande kuri email. Inimara ukandamo hagati kuri email. Ibingibi bya password na repeat nago hano hejuru babihari, ariko ukimara ukanda kuri email nubwo bitabiza. Ahangaha uza email, uzazushyiramo email yawe uraza gukoresha utigeze ukoresha. Ahangaha password ni urugero kugira ngo password yawe yemerwe, tuge wenda wakoresha wenda witwa Kagabo, ukoreshe Kagabo wenda rimwe arobase, cyangwa ukoreshe nimero zawe za telefone wongereho arobase 2 cyangwa 3 cyangwa 4 cyangwa wongereho n'imibare nyine tu. Niba ukoreshe Kagabo ushyiramo Kagabo, ushyiramo n'imibare na arobase. Niba ukoresha imibare tuvuge wenda nimero za telefone ushyiraho nka arobase 3 cyangwa 2 kuri nimero yawe. Hano hasi handitse repeat, wongere usubiremo. Hano already kano kaboro kagomba kuba kari success. Ahanga ukahita uhakanda ugakanditse ngo I agree to
to the team of service and the privacy policy. Anga ukandanditse ahantu kano tugakanda kanditse ngo sign up hano munsi. So aha twebwe already dufite account, ndaza nkande click here to login, anga nshyiramo email yanjye mbere ko wakora password, hano ndazashyiramo email yanjye. Application sasa twayinjiyemo ngiyi application yacu. Dore application nuko nguko imeze. Ejo naberetse ko hano kuri start aha twebwe tumaze hari gushira ino promotion baduhaye yo gukorera amadolari iminota 3 tukora amadolari angana nariya. Naberetse ko ari ibibazo dukora ibi byose nagiye mbibereka. Twebwe tugeze anga twikandira hano ko n'ubudomo butatu. Hano hari icyo bita start, referral start, and advantage, radar, redeem. Ibi byose nagiye mbibanyuriramo. Umunsi ngiye kwibanda ku cyo bita task ejo naberetse muri iyi application. Ndaza nkanditse tugiye gukora task. Ese task zikorwa gute? Hari icyo bita game, survey, task, offer, walls, icyo bita bonus, click, refer and click and all. Anga byose nagiye mbibireka bya death track n'ibindi byose. Anga ngiye gushyira mu application kugira mwongere muyibone. Tugiye gukora icyo bita task. Uraza ukande kuri task hanga, ongera ukanditse na kuri task hano. Task rero zikorwa gute nibyo ngiye kubereka. Hano baratubwiye ngo task ziri available ni 80 zingana n'amadolari 6. Hano barakubwira ngo present claim, click on the button, make save. Angaha uragenda ugakanda hangaha kuri ugakora cyo bita present, bakagoreza n'ibice bingaye. Ariko aha reka duscrolling, baratubwiye ngo like our time back for Facebook. Kugira ngo ino uyikore tuvuganga kuri Facebook, uraza ukanditse ngo view. Hanga tugiye ukanda kuri view. Dore bano mu minota 32 aba bose ari buhindi muri bino bihugu ntango ndi kwimenya cyane yana madarapo yaho. Ariko urukona ko no muri Uganda abantu benshi bahari. Kugira ngo rero umanze kwanza ukoreshe ya application nako ukore zira task ni gute, uzamanze isunga I'm not robot. Umanze hano hakande uhavivure. Already hariya havivutse. Icyo ukora hano tugiye tugende tukore ibyo batubwiye. Hatubwiye ko turakanda like, niturangiza tuze dutanga proof. Hanga ni screenshot buri uraza nitse ngo go hano hejuru advantage instruction go. Hanga ukande muri iboro y'ubururu, ukande go. Bagiye kwita tugeza aho tugiye gukora task yacu. Bahisa tugeza kuri fibi, tegereze gatoya. Hano batubwiye ko turakora like, si like badusabye. Ndaza ahangaha nkore like kunguko. Iyo like urangije kuyikora, okay, anga tuvuge wenda ibi bashyizanga uraza ubikopiye proof who got the paid and post and the screenshot your payment below. Icyo ukora wituzuka garuka ni nyuma gatoya, zano kagaruka inyuma gatoya. Aha turaza wenda tubishyira umungumi ibi tubikopiye hari abaduhaye. Nindangiza nze nkanda no submit, anze submit. Asa tubwira ngo ya submit successful. Anga already iri ya task ya mbere tuba tuyirangije. Arakubwira ngo back, back. Hariya iri ya task ya mbere tuba tuyirangije. Okay, iriya yo tuburi twayirangije. Noneho tugiye kuba following. Anga harimo nyinshi nyine, wowe aha uhitamo iyo ushaka kureba. Yakorohera no gukoresha nyine izo zose ukoresha za Telegram. Ibi byose abashyizeho wowe uhitamo ibyo urakora bikorohera. Aha wenda tuvuge n'ubushaka kujya gutanga subscribe no kura video, baragoreza n'imice 10. Ahanga niba ushaka kujya anga nyine urukona ko harimo uduceri duke ariko task wakoze urazihemberwa. Aha tuvuge wenda ugiye kura video hano umunota umwe yagoreza yangaye. Kuri Telegram hano nta yangaye nayo baguha, hano aya nayo baguha, aya niyo baguha. Wowe ukandaho, iyo ukanzeho bahita kujyana kwita ugira ibyo baguhaye. Deka dukande hano wenda iyi tujyane nko kuri Telegram. Kwa Telegram tuyifite uretse bitworohera. Ndaza nkanda no kuri Telegram. So twongeye duscrolling hano munsi basatubwira no bya not robot nabihari. Tuzaza twikandire hano muri ijambo ry'ubururu gusa. Tugiye gukanda tujya kuri Telegram, tuzaduhitamo Telegram. Ahangaha ubundi tugende dukore ibyo batuzaniye. Telegram yacu rero bayizanye uko nguko nuko imeze.
tuzaza hano haya batubwiye kuri Telegram no kuba joininga niki ndaza nkanda no join. Aha ti urebe ibyo bagwaye niba wabikoze ndaza nkanda ahangaha no basubscribinga ahangaha buriya join subscribe yacu yagiyeho. Subscribe ni join nyine ahangaha already yagiyeho. Turaza hano tite dukanda wizuka ushyiramo ya screenshot wakoze bakahita kugira ngo uploaded. Ahangaha ukahita ugakanitse ngo upload. Ahangaha bahita kugira ngo submit, abasa kugira ngo submit approve niyo tukanda. Tigereze gato turebe. Sasa tubwira ngo your proof has been successfully submitted. Kanda nitse okay. Ahangaha iriya nayo turayirangije. So iriya nayo turayirangije twakoreye ubundi abayagiye. Turaza dukanda hano tugende turebe ayo twakoreye ubundi ayo twakoreye muri task zacu arihe. Turaza dukande kuri task aha tangize dukande submission aha turakande turebe basa tubwira ngo social media proof. Ahangaha basa tubwira ngo ingi ni progress ni nayi ni progress ni nayo ari ni progress uko nako ari pending name pending izi zose uko nahangaha ziri pending. Kandi ahangaha kugira ngo nyine baze kutwishyura nuko baraza gucekinga rebe ibyo baduhaye niba twabikoze. Survey ahangaha naberetse yuko naho harimo uburyo bwinshi ugenda usubiza ibibazo baguhaye. Dore wari muri Amerika mu minota y'ingaha ari gukora mu Bwongereza Canada. Ahangaha harimo ibihugu byinshi muri Amerika ibihugu byinshi. Dore abose nabari kugenda babasha gukuramo amafaranga. Dore abanyarwanda ari kugenda bakuramo amafaranga muri iyi application. So ushobora kuyibona ukagira ngo ni ibintu ngo byinuza. Iyi application ifite garanti y'igihe kandi nango ari nshyashya ku bantu basanzwe bazikoresha. Zina application zigenda zishyura amafaranga uva kuri bya bindi. Aha harimo uburyo bw'abantu benshi bagenda user leader abagenda ayobora abandi. Dore ibihugu babirimo bihiga abandi koresha application. Dore abose ni ibihugu ibihugu byose byo kwisi. Therefore ni ibihugu byose byo kwisi biri kugenda bikoresha application. Imaze igihe yego irayishyura nkuko twabiberetse. Iyo dukanze kuri ani hano kuri ani abantu bagenda kuramwe ibiceri byo mwarayibonye. Dukanze kuri ani tukamanuka kuri survey. Kuri survey ngiye kwerekana bari kugenda asubiza ibibazo bakuramo amafaranga. Dore minota 48 ayari kugenda korera ibibazo ari kugenda asubiza muri application. Dore ahangaha uyu wa mbere muri Amerika mu Bwongereza Canada ibihugu byinshi biri kugenda ahangaha. Kino gihugu manza ari cyo muri Afrika nibeshye. Uyu nguyu yakoreyemo amafaranga $312 mu Bwongereza Canada. Ahangaha sinzi icyo gihugu bese harimo abantu benshi muri iyi application. Nabiretse rero uko ikora kugira ngo kubasha kuba wageninga ibiceri muri iyi application. So ahangaha naberetse yuko ugenda hano handitse ngo an kuri task ho. Naberetse yuko ukanze kuri task uraza hano ugahitamo ibyo task ushaka. Yuko harimo uburyo bwinshi. Ukanze kuri view ufite paper ugenda ugakora claiminga zira baguhaye. Iyo ufite dom ahangaha uragenda ukabikoranaho. Ahangaha uragenda ugaflowinga abantu kuri boro zabo. Ahangaha ugaflowinga WhatsApp iyi application view. Ahangaha ukahita ujya kuri WhatsApp. Icyo ukora barakubwira ngo if you ready to start and then ahangaha uhituzanga ugakanda muri bara ry'ubururu. Aha buriya tugiye kugenda tubahereze flow. Ni kuri WhatsApp yabo. Tugiye kugenda tukanda handitse flow. Handitse ngo flow. Ahangaha handitse ngo flow. Tutahita dukanda ahangaha tize tuza. Okay hariya twarangije gukanda flow. Dukanda ahangaha dukande screenshot. Ukungu screenshot tutahita tuzana inyuma gatoya. Hariya tutahita tuzanitse ngo start. Ahangaha ni tukanda tugiye kwita dutanga screenshot byihuse cyane. Tegereza gato yirebe. Ahangaha tuzanitse ngo browser image. Nuhita ukanda duhitemo ya foto.
aha uvanga uhita ukakanda gatoya, tegereza gato azatubwira ngo proof has been successful. Hanga bivuze ko byakunze, tegeze gatoya iriya yo tuba tuyirangije. Ukanditse ngo back, ukanditse ngo back ahangaha, cyangwa ukomeza ukareba izindi ukora muri iyi application. Nakubwiye ngo muri application ihitamo iyo ushaka gukora kugira ngo ubashe gukora mu ibiceri. Ukanzanditse ngo bonus click, iyo akanze arakubwira ngo bonus click aba user bemerewe gukanda bakakira bonus zabo buri masaha 2. Hanga arakubwira ngo iyo ukora survey cyane byatuma ubasha kwakira zino gift utiri utegereza amasaha 2 kugira ngo ashire, ariko iyo utakoze biriya buri masaha 2 uzabwa kanditse ngo claim gift. Hanga tugiye kwita tuyakira. Asa tubyina ngo kugira ngo yakira kugira ngo please confirm you are not robot. Nta kindi usabwa usibye kuvuga ngo nukugaragaza ko utari robot, nta kindi. Kugira ngo ubikore rero reka tutegereze turebe ibyo bagiye kutuzanira. Ibingibi nyine nibyo ndi kubabwira, ugomba nyine kumenya uko bikorwa. Ugomba kumenya uko bikorwa. So aha already byabaye, ukandasa iyo ubonye haje kano kwikinuza cy'icyatsi bitegwa na connection ufite, tukandasa verify, nta kindi. Hano asatubye you have claimed your free gift, try again in 2 hours or completing survey offer to unlock. Hanga ushaka nyine kugira ngo ukomeze ukore unlock zino, ukandetse ngo go survey, ukagenda ukareba ibibazo ugenda usubiza muri application. Ibyo bibazo byose birimo muri application nk'uko uri kubona hanga bari kugenda baninga. Twari turi ko bita kuri click and bonus, hari cyo bita click ahangaha ho naberese ko hano ari ads genda ugakirikaho ukagenda ukareba ibyo baguhaye muri application ukunguko ibinze. Mbere na mbere kugira ubikora kugira ngo manzu verifying yuko utari robo. Ibintu besi bano bantu bashaka ku verifying yuko atari amarobo, aho hazi ama AI abantu basigaye nyine babona yuko iriya yo yarangiye. Yo dukanze hari akubwira ngo prime survey rate, hanga bitabikubwira view content for, hanga akubwira ngo kugira ngo ubugire urebe iminota amasegonda 5 kandaze ngo view. Hanga ikomara kwakanda tugiye kureba aho bese batujyana, tegereze gatoya turebe. Okay, hariya iyo tumaze kureba amasegonda 5 iyo ushaka ukanditse ngo back, yitukanda. So already twahise twaharebye, ukanditse ngo back, hariya twaharebye, hanga turaza dukande back inyuma. Hari icyo bita no coin ikamba, iyo akanze coin ikamba arakubwira ngo hold the coin when the countdown reaches 0 to receive this bonus. Click and claim to the claim coin in other using claim and it later. They will take the coin from you. The coin may change time during the hour. When the time ends, the user holding the coin receives the bonus. You can attempt to claim the coin once every 5 minutes. So timing your move and be careful is important for the disclaimer at the bottom of the page. Aha barakubwira ngo uko buri masegonda agenda amanuka niko ubasha kuba ino minota kugira ngo time remaining current around the, hanga yo banutse ikagera kuri 0 witukana ndetse ngo handitse claim coin. Itwakanda rero hariya twebwe tugiye kwakanda turebe niba baduhereza, ariko nago amasaha niba nibeshye nango ari yuzura neza nyine tu. Hanga ibintu byose ugomba gukora ugomba kuzagira umenye icyo bita verifying, uvuga yuko nari robo. Hari already bayisatubwira ngo ko tumaze kuyakorera, you have claimed the, hanga tumaze kuyakorera, ayangaya tumaze kuyaclaiminga. Iyi claim na dore haso kugira ngo you claim the coin, ikamba yawe cyangwa coin yawe wahise claiming. Dore umubare w'abayiclaiminze, dore bonus save from the last, hanga isabitwereka abangaba
muri za Portugal, muri za bihugu byinshi, muri India, muri hehe ibihugu byo muri Afrika nabyo, muri Brazil. Ibi byose ni ibihugu biri kugenda bikorera amafaranga muri iyi application. Iriya rero twayiclaiminze turaza gutegereza gatoya turebe uko araza kutugeraho. Abakiriye claiming ngaba uko umubare wabo tore harimo n'ibihugu byinshi cyane biri kugenda bibasha gukora amafaranga, bibasha kwakira amafaranga muri iyi application. Byinshi hari cyo bita day strikes, aha naho iyo hakanze hari cyo bita check in. Buri barakubwira ngo kugira ngo ubashe kuzarakora kuri day strike, ahangaha nuko amasaha 28 agomba kuzajya arashira. Ahangaha ukaza hano hakabiri ukahita wakanda ise ngo check in, mwita ukanda bakubwira ngo well done, you have just been credit. Asaba kugira ko ayangaya buri ukoreye kangaka, naho gategereza amasaha 28. Ariko iyo akanze ari gihe bahita bayaguhereza, nyine utegereza bitewe nuko ibintu bigenda bimera. Dore ahangaha nubwo ubutangira ukabona ari 0 ari hasi, arazamuka uko ugenda iminsi igenda ishira, ukagenda uzamuka ukajya no ku madolari 5. Ibingibi rero nuko nguko muri application abantu bari kugenda babasha gukoramo ibicari cy'itango chat room. Aha urahakanda ukareba ibintu ko ibintu biba bimeze muri iyi application. Abantu bagenda iyo ushaka joininga kuri chat room, aho abantu baba bacata muri application. So setting yo naberetse ku kandanga setting, niba umuntu utari wamenya gusettinga ibyo narayiberetse. Aha gusettinga password already tuyifite, na email ahangaha already nawe ugomba kuyifite, nanga kuri notification nababwiye yuko aho hose buno bwose ugomba kufungura ari ngo receive new task available kuri email, receive the time backs update, receive on. Ahangaha iyo dukanza ahangaha tuba tugataninze off, iyo dukanza ahangaha tuba tugataninze on. Ahangaha kugira ngo show the 5 radar, ahangaha nabyo bishaka ko batazaba bari kwereka ukanda off. Ahangaha kanda off, ishako uzarayibona byose kanda on uko nguko. Ahangaha cyo bita none profile picture, abye ko ahangaha ugenda ukauploadinga video ifoto yawe. Ahangaha tuvuge ngana nashyizeho ifoto yanjye, username ahangaha nayo ugomba gushyiramo username yawe uzinjira. Akubwira ngo username ihindurwa mu minsi 30 gusa. Hari cyo bita payment nayo. Iyi payment twebwe twuje miyo bita Airteam, nabyo naberetse ndaza gukora video mbibereka. Airteam niyo ninjijemo kuko twabonye icyo bita Bitcoin na Bitcoin. Twabonye ko ari abantu ari kugenda complaining avuga ngo ni gute ngo bikorwa, bamwe na bamwe nyine babimenye nyine tu. Twebwe twashizemo iyo bita Airteam. Ejo nawe ndaza kwereka ku Airteam nayo nabashe kuyishyira muri iyi video. So bivuze ko kugira ngo tubashe kugweninga ibiceri nuko tuzuza amadolari angahe 5. Icyo bita redeem, aha yo twakanze redeem buriya nayo ushobora kuba twarakuyemo cyangwa twarabikuyemo. Redeem aretse next reward payment umunsi umwe amasaha 28. Hanga aretse ngo your current have no payment, hanga bitabitwereka yuko hano ko nayo twagiye kwishyurwa muri iyi application. Aha rero nuko application imeze, ndizera yuko dukanze kuri dashboard. Ndizera ko ino video nongeye kwisubiramo kugira nongeye bibasobanurire dore ko abantu dore hanga uyu mu Budage amaze gukorera amadolari ngaha muri Amerika, mu Budage, mu Bwongereza, muri Portugal. Aba bose bari gukora amafaranga muri iyi application. Dore ane payment reward yuwe nango atishyuwe kuri referring yanga 00 toto ayo twakoreye. Dore ayangaya aya kuri unpayment reward aya yo nawe twayishyura, unpayment bonus nawe twayishyura. Ahangaha aya yo niyo twishyuwe. Ahangaha kugira ngo total reward ayo twinjije umunsi minsi 7 ayo twakorera lifetime angana n'ayangaya redeem kubikura nayo twabikura. So aha rero ya application no ukunguka imeze. Twizere yuko rero iyi application intego yabo ari ugufasha abantu kuba wenda bakorera ibiceri mu gihe bafite internet yawe n'umwanya wabo kugira babashe kuba babikura muri iyi application. So ndizera ko iyi video nongeye kwisubiramo
kugira mbafashe kongera kumenya uko ibintu bikorwa. Ese wahita wibaza, ese application ko imaze imyaka irenga 10 ese iracyayishyura? Kwishyuraho ikizere kiracyahari ko yishyura, ahubwo wavuga wenda abayikoresha ni gute bishyurwa. Byo ngibyo byo ko hari abanyarwanda afite proof nuwayimaye no yambye ko amaze iminsi yishyura, ariko application nyine mimaze igihe burya ibe nishyura, kuko uko nako abantu bayikoresha harimo mu Budage, muri Amerika, mu Bwongereza, muri Portugal, ibihugu byose bigenda bikoresha kandi atari bikeye. So rero bana natwe ukora account, video link muri uraza kwikura muri video description, ugende ukora account, ariko uze gukora account nyuma yo kureba ibyo video. Nugenda ariko udakanze subscribe kuri channel, udakanze na like kuri video, kugira dukomeze bane natwe kandi ukomeze udushyikire muri byose. So ndakunda cyane, Imana ikomeze barinde ni sam promoter abanyarwanda. So rero nongeye kuzana andi makuru meza ku muntu ufite YouTube channel ashaka kwizamura ku masaha. Udufite amasaha yagufasha kwa wa monetization. Uyashaka 2000 watwandikira kuri ya WhatsApp yacu iri muri description, naho wagenda ukayirebamo, cyangwa ukaza kujoininga WhatsApp channel yacu twatwayipininze kuri profile, ukatwandikira ubundi tukagufasha, ubundi ukamenya amasaha ukamonetiza channel yawe. Turakunda cyane, Imana ikomeze barinde. Ciao ciao. Ya application nimushaka na video, mbereka video ko nabikuye muri application nayo nzayibakorera, mbereka uko yangezeho. So ndakunda cyane.